ayo ukiri muto cyane wabye ufite imyaka ingahe 16 apani byaripo yakoze akazi kayo cyangwa yakoze akazi yari ishinzwe kandi yarakoze icyo gihe abonye ubutabera ugomba cyane nese warafashwe cyangwa wumvaga ubyenjoyinze uri gushaka rero twinjira muri iyo story kandi nta yebwo twaba tuyiciye hejuru yego yice hejuru nta kibazo nafashwe ku ngufu bati wapi reka ngiye se nakwiteza ugasanga rero icyo gihe ubwonko ikintu cya mbere buranza bakangirika ukitakariza icyizere ukananuka byumva kumva kuri gushiramo icya gatatu kiruta ibindi rero abenshi bafata imyanzuro yo kwiyahura gukundira umwana mwabana oya Jesus wapi ndacyari na muto cyane cyane pe cyane ariko ibintu byo kuvuga ngo umugabo oya ngo kukinga abagore ngo bibana bagira amafaranga baba bayakuye ngabagabo bacu abagabo banyu nta muntu baba bashyizemo ikiziriko icya kabiri kuba meze neza yego urumva kuba meze neza nzi gutanga imbaraga zanjye nta burenganzira ufite bwo kuza ngo nyinjire mfite uko mbaye mfite uko mvunikira yego urumva uwo mugabo wawe naza mana we akayanzanira nzayarya wabona umwana ari kurira aririra sinzi niba warigeze uturana n'abantu sinzi aho wakuriye ukabona nko mu gipangu baratetse iwanyu nta nifu y'igikoma hari itagira n'isukari byuze ngo ugaburire umwana sinzi ndimba wenda ndabyumva cyane ndabizi hari igihe byigeze kumbaho ngiye gutya ndi mu gipangu umwana wanjye akambakamba covid gitangira yego bagiye kubashyira ngo muri guma mu rugo yego ukavuga ati umva abantu ukabona bari kumanura umufuka w'umuceri akawunga none ngenda bigenza ndajya kure buriya muntu biragenda bite n'umwana yakambakamba agiye ko gatimana baragira ngo ndamutume umugore ufite umugabo ashobora gukora kugira umugabo ntagende rero reka nkubwize ukuri aha ngo subize umugabo nubwo wagira gute nubwo waba hano harabana reka mvuge gake umugabo nubwo waba ukora iyo bwabaga bwose ukamukorera buri kimwe yavuga ngo ugomba kuba indayi y'umugabo wawe nubwo waba indayi y'umugabo wawe umugabo wawe ntabwo bizamubuza kujya hanze ntabwo umugabo abagore iyo bashatse ntabwo bashobora guca abagabo babo inyuma buriya umugore waguciye inyuma afite urugo yubatse urugo ubu udashobotse muri gahunda ubu udashobotse iyo yafashe umwanzuro ariko ari ibyo uri kuvuga simbyumva ni ukudashobora cyangwa ni ukudashobora aho ngaho ubu uri umugabo udashobotse udashoboye kubaka urugo hagati yawe n'umugore wawe abagore iyo bubatse biragoye kuba baca inyuma abagabo babo ariko abagabo ukwezi ni kwishi kwa honeymoon kurangiye yes reka mbasuhuze mwebwe mwese mukurikiye umugisha live amahoro y'Imana abane namwe rukundo rw'Imana rubaganze ntangiye mbasuza mbifuriza umwaka mushya muhire ntabwo mwerutse kutwumva na none mwese kubona dukora cyane hari ibyo twari turimo turatunganya duhugiyemo ariko uyu mwanya turahari nta wundi rero ni Bobo ndabakunda cyane we wakoze subscribe gubwa neza nawe turayikora ngize ngo ugende ukanze rero imbere ya kamera ndi kumwe na n'umukobwa mwiza cyane uyu munsi n'umukobwa mwiza cyane musanzwe muzi yitwa Teta Sweetie Girl turakwakiriye mvugira izina yitwa Teta ntusende nitwe izina rimwe irindi ryivugere w'imbona sutumye ntagirana umushiha yitwa asije mvugira izina neza Sweet siko sawa komeza sinakurenganya waryivugiye neza mise ndakara sorry bambe shawirakara nta hantu habaho umuntu yajya kurega umuntu wavuze izina rye nabi rega naye bagiye mukarishyira mu binyamahanga kandi tukikundira ubunyarwanda nk'ubu Bobo urumva ko atiyutishije ukunda ubu wumvishije ikiza ngo ubunyarwanda ni ubunyarwanda n'ubuki nyine kuba uri umunyarwanda vuga ikinyarwanda akunda ubunyarwanda
sawa murakoze. Yes, teta urasa neza bambi. Murakoze. Wambaye neza. Mukobwa usa neza muri Kigali. Murakoze. Usubwo urabyemeye koko? Yeah, of course ndi mwiza, nsa neza. Nisuntambwe ko ndi mwiza n'iki kindi wambwira. Gusa neza kwawe bikesha iki? Amafaranga yankorera akazi kanjye. Nkanabikesha Imana yo yandemye ikangenera iminsi yo kubaho. Ubwo nakaye kazi. Akazi kanjye ni massage. Gukoraho rikaka. Cyane. Yes. Teta barebye neza ku kiganza cy'iburyo inyuma hariho tatuwaje. Cyo burayibona. Hariho tatuwaje n'agatima gasibye ahantu hamwe. Tatuwaje yanditseho izina Manzi. Asobanuye iki mu buzima bwawe? Manzi ni umukunzi wanjye. Ni papa wanjye, ni mama wanjye. Yewe. Ni musaza wanjye, ni buri kimwe kuri njye. Urumva rero uwo muntu wituka aba ari umwana wawe. Ni umwana wawe. Umwana wanjye. Agakabana byose byawe. Cyane everything. Ubwo papa wabaye iki? Nta na kimwe. Ntacyo avuze? Kubera iki? Papa we? Aha, ntacyo avuze. Ahantu mba nikanzemo. Ntacyo avuze. Umugabo akunda icyubahiro. Iyo wagiharaniye cyangwa se ko wakihesheje ugomba icyubahiro exactly. Ariko mu gihe wiyambuye ubugabo bwawe reka mba ariko mbyita. Nta n'icyubahiro nyine ubukeneye kuko ntabwo uri umugabo. Byakugendekeye gute kugira ngo wumve ko nta cyubahiro agomba uyu mwanya? Ibaze ko ugiye kunyinjiza muri story yanjye kandi numvaga reka tuganire gakeya. Nyuramo gakeya kuko hari uwo bikomeza uyu mwanya. Umugabo utakumva ko yagufasha mu bibazo yagusizemo mwashyiranyemo reka mba ariko mbyita ko wenda iyo nta musanga cyangwa ngo amamagare mwumve. Yego. Ndakeka bitari kubona narabangamiwe. Rero umuntu udashobora kumva amakosa yiwe cyangwa se umuntu udashobora kumva ko agomba kuba hafi. Yego. Ntacyo biba bimaze. Bivuze ngo mu buryo busobanuye ntago yakubaye hafi bituma umera gutyo. Cyane icyo kiganiro tukireke sinshaka kukivuga. Ubuzima bwo kwirerana umwana. Iyo shusho yabwo. Kuko hari umwanya nawe hari undi uri muri ubwo buzima yabona uko usa yabona uko umeze agakomera. Wabashishijwe n'iki kurera uwo mwana wawe? Maybe iyo umugore agiye kubyara banza n'Imana ituguha imbaraga zizaza zikakunganira nyine. Yego. Kigaragara cyo wabyaye ukiri muto. Cyane. Ariko ubu sindi muto. Ubu ntabwo ndi muto. Umwana afite imyaka ingahe? 5. Of course imyaka 5 nuko ungana uko wabyaye ukiri muto. Cyane. Wabyaye ufite imyaka ingahe? 16. Apani byari ipu. Yakoze akazi kayo cyangwa yakoze akazi yari ishinzwe kandi yarakoze. Icyo gihe abonye ubutabera ugomba. Cyane. Nese warafashwe cyangwa wumvaga ubyenjoyinze? Uri gushaka rero twinjire muri iyo story kandi nta yabwo twaba tuyiciye hejuru. Yego. Yice hejuru nta kibazo. Nafashwe ku ngufu. Kuko urumva nayo ifite imyaka 15. Ariko ntago yamfashe ngo anzirike bimwe by'abakobwa ngo yanziritse ntago ariko byagenze. Yego. Mwarishimanye. Nabyo suko byagenze. Mwarishimanye. Twarishimanye. Yego. Kubyara ukiri muto muri iyo myaka. Noneho nakorewe unabikoze mu buryo wenda bwo guforsa. Byagusigiye mitekerereze iki muri wowe? Icyambere ndabona n'abana bagiye kujya ku mashuri abana banyumanze mu bapime mureko bagiye bameze neza.
Eh. ni ukuvuga ngo iyo utwaye inda ukamenya ko utwite Mm. ikintu cya mbere kiza mu bwonko bwawe bitewe hari igihe uba udafite famiye Yego. hari igihe uba ubayeho mu buzima bubi butari bwiza hari n'igihe bamwe na bamwe baba bakora akazi ko mu rugo bagafatiranwa na ba sebuja ugasanga rero ari kuvuga se mana inda ndayijyana mu cyaro inda ndayibyara nyine ugasanga n'uwayimuteye arabimuvuga ko bati wapi reka reka njyewe se nakwiteza ugasanga rero icyo gihe ubwonko ikintu cya mbere buranza bukangirika Yego. ukitakariza icyizere ukananuka byumva kumva ko uri gushiramo icya gatatu kiruta ibindi rero abenshi bafata imyanzuro yo kwiyahura Yego. cyangwa se agakuramo inda agapfa ari gukuramo inda Yo. Ntabwo ndi bibikubazaho cyane tuzabitegura ubuhamya ubuvimuzi kuko ntago ndabona utarabohoka nashadago ndi neza. muri mudu n'ubu biri kumbangamira uzwi Yego. Nyuma yaho wigeze uyu mwanya ubonye igitsina gabo ukibona mu yihe shusho? abagabo ku ruhande rumwe ni beza urundi nabwo ni babi Wabona muri izo shusho ebyiri? mbabona mu shusho ebyiri nk'uko hari abagore beza hakaba n'abagore babi. Umugabo mwiza kuri wowe ubundi ni uwuhe? Umugabo mwiza n'umenya inshingano ze akita ku inshingano akemera kwakira ibyaje agakomera nk'umugabo nyine agakomera nk'umugabo kuko impamvu umugabo aba agomba kuba umugabo uko byagenda kose. Yego. Kuko urumva inimba inzihiye nkiruka nawe akiruka urumva nta kintu turi buramure ariko byibuze yihagararaho nk'umugabo nyine agakomera agashikama akavuga ati nimba umwana ungana gutya namuteye inda byibuze reka ngerageze uko nshoboye mwereke ko muri hafi erega mujye mwibuka ko ntabwo twese twavukiye mu buzima bwiza. Ushobora gutera uwo mwana inda ari umwana wo mu bakire ushobora gutera inda umwana wo mu bakene noneho ari nawe wafashaga iwabo. Yego. Hari abana benshi baba baravuye mu cyaro bakaza gukora akazi ko mu rugo akaba ari umenya ngo mama wanjye ndamwambika igitenge akaba ari umenya ngo murumuna wanjye byibuze ndamugurira izo bodaboda ugasanga noneho wangije ubuzima bw'umuntu umwe ariko wareba neza ugasanga famiye yose urayisenya. Umugabo nyamugabo rero ni uwemera risike zivuye mu byo yakoze. Mu bikomere byose wanyuzemo uba wumva ufite umugambi ubonye umuntu ugukunda agagukundira umwana mwabana? Oya. Jesus. Wapi ndacyari na muto cyane pe cyane ariko ibintu byo kuvuga ngo umugabo oya nta gahunda. Nta mugabo uzigera ushakwa ntabwo uzarongorwa n'umuntu akujyane mu rugo ngo wemere? Ibyanjye byose bizaba ari enjoy nta kuvuga ngo ndajya mu rugo kuko nabubatse bararira abatarira ngo babishyire hanze ni babandi bakomera ku muco nyine wabo bakavuga ngo niko zubakwa. Ubwo izo si imbaraga z'igikomere cyane rwose. None se teta abagabo bose ugira ngo ni kimwe? Nawe nakubwiye ngo abagabo bose si bamwe. Yego. Ubonye umwiza muzima ku giti cyanjye nagusubije ngo yaba ari enjoy muko n'ubundi njye ntabwo nagendana narutankundira umwana use wabumariye iki njyewe wanjyana mu kabari ukararungurira inzoga ukishyura 300 400 umwana wanjye nta n'ijana yabuntu usundi ubwo wabura iki kuri njyewe kandi ari enjoy? Ni enjoy ariko ufite ikimariye ntabwo ari enjoy yo kwiyahura. Nkeneye enjoy ifite ikimazi nkeneye enjoy idafite ikimariye. Ubwo bivuze ngo nta nubwo ukeneye enjoy kujyana ukuzirika mu rugo? Oya. Ni ku masaha cyane ko birakariyemo mani biba bibabaje iyo ndi kubigarukaho sometimes ndikomeza. Yego. Nk'ubu reka mpere kuri 18 yabuze isabune yo gufurira umwana we ari kugenda isazi zimutumaho kandi agakwiye kuba ari umukobwa mwiza. Wowe mugabo wamuteye inda ukasigurira abatenda ukajya kurongora murumuna we ukajya gutereta murumuna we wasigaye. Ibikomere by'abafiye mele cyangwa abasingo mama mujye mubafata mu bubahe kandi namwe bana muzi ko murerwa n'abamama banyu gusa mujye mugerageza mwubaha ababyeyi banyu ko tuba twaciye mu bintu byinshi
umuntu akemera akabwirwa nabi nk'ubu hari igihe sometimes akazi kanjye hari igihe ngenda nka nimugoroba cyangwa nkavayo nkavuga sawa kanjye kwicara ahantu sohoke by'icyo kintu ndabyibuka hari igihe nigeze kwicara umunsi umwe ndambwira Imana ndavuga Mana umunsi wamaye 50,000 ibazikara nyine ngiye ku giti cyanjye niyo nifuzaga numvaga nzaba ndi umuntu ukomeye cyane nk'abana nzajya nicara ahantu n'icyo cyo nshaka 50 y'amanyarwanda y'amanyarwanda n'icyo cyo nshaka noneho nyine numve meze neza yego rero hari igihe nicara gutya nkavuga Mana umwana nk'ubu ejo nagiye kugura ibikoresho bya bebe nsagura udufaranga ducana nimba umwana wanjye ameze neza kweki ngewe ntagende yego mbe mu bipangu numva ngo kukinga abagore ngo bibana bagira amafaranga baba bayakuye ngabagabo bacu abagabo banyu nta muntu ubaho bashyizemo ikiziriko icya kabiri kuba meze neza yego urumva kuba meze neza nzi gutanga imbaraga zanjye nta burenganzira ufite bwo kuza ngo nyinjire mfite uko mbaye mfite uwo mvunikira yego urumva uwo mugabo wawe naza Mana we akayanzanira nzayarya ikibi nuko nzaba namusanze iwawe hano uzazi wanjye ngo usakurize ngo umugabo wanjye nta mbaraga mfite zaza ngo nkurure umugabo wawe kuko mfite uwo ngomba kurwanira kamera neza naca no mu mahwa kubwe kuko ntago wabona umwana ari kurira aririra sinzi niba warigeze uturana n'abantu sinzi aho wakuriye ukabona nko mu gipangu baratetse iwanyu nta n'ifu y'igikoma hari itagira n'isukari byuze ngo ugaburire umwana sinzi ndimba wenda ndabyumva cyane ndabizi hari igihe byigeze kumbaho ngiye gutya ndi mu gipangu umwana wanjye akambakamba covid gitangira yego naba ukavuga bagiye kubashyira ngo muri guma mu rugo yego ukavuga ati umva abantu ukabona bari kumana mu mufuka w'umuceri akawunga none ngenda bigenza ndajya kureba uriya muntu biragenda bite n'umwana yakambakamba agiye ko ati Mana baragira ngo ndamutume rero twumvikane igihe umugabo wawe aje afite icyo yambonyemo ujye mureka kuducira urubanza ngo abagore ngo bibana ngo bahorana amafaranga turayagira ko Imana iradukunda none se warya kabiri ku munsi nge nkaburara reka ntabwo bibaho ubwo ntibishobora gufatwa nko kwihimura cyangwa kwihorera ntabwo ari ukwihorera gute kubw'igikomere watewe n'umugabo none se umuntu ni kuba uri umusinga mama bivuze ko utavugishwa n'umugabo afite umugore none se uwo mugabo wamubwiye ngo vuga nutavuga ngo ndakwica none se teta ntabwo ushobora gukora akazi ariko udashungiye muri uwo mugabo w'abandi turakora dufite akazi keza kaduhemba ariko tuje n'ibiremwa byiza Imana yaremye amugana n'umugabo akaza kongeraho rero nimba uwo muntu aje akavuga ati ta umeze neza bebe yagiye ku ishuri yagiyeyo ukamutura shida zawe ziringaniye akavuga nta kibazo reka ngufashe gutya ntabwo nzanakoze mu ikofi y'uwo mugabo wawe saba muhaye icyo akeneye guteze waraje arambaje umeze neza dufite tuzi ko nko mu kazi ukora uraje usuhuje mugenzi wawe umeze neza ariko ushaka afite ibibazo amafaranga yashizeho inzu ntirishyurwa nimba umugabo wanyishyuriye inzu problem iri he ku busasa none se abantu bose bakora ibintu nuko muba mwaryamanye teta noneho bari twishaye ngo izo mpuhwe ntizibaza nimba rero zitabaho izo mpuhwe nimba ngiye nguhaye ukama ayo mafaranga wa mugore we ko biryoha bisangiye wanditse ayo marira muri guteza mumbabarire ko ninjiye muri ikiganiro shabaje dusoze abadamu bafite ingo bavuga ko nyine bahorana agahinda ugasanga ukavuga ati umugabo sinamusizemo ikiziriko nyamara urabizi neza ko afite abana wenda batiga afite umuryango atitaho none ayo marira yabo babyeyi azabaga ubuhoro reka ngusubize buriya abagabo bajya bagira ama-stress atandukanye hari igihe ufite umugore udashobotse cyangwa udashoboye udashobotse ntago mvuze udashoboye
abagabo bakunda icyubahiro, abagabo ni nk'abana bakunda care. Umugabo akunda guteteshwa kandi ni nabo bashaka amafaranga. Ntabwo uzataha ngo umugore agume yicaye hariya ameze nk'utegereje kubyara, buri umugore ugiye kubyara niwe uba ufite akazi ko guteteshwa avuga ati hangane wicare wibomba ari kumere nk'umwana uri buze kwaka igikoma. Umugabo yihe kamambiri, umugabo yagiye mu gikoni yitekera uricaye, n'ibyo umuhaye ntibimunyure, uwo mugabo ntago mwabana. ni ukuvuga ngo wowe iyo umuprofesi ukamubona rimwe ukora iyo bwabaga. Oya wivuga uko nguko. Nanone umugabo nyamugabo ajya gusesagura hanze hari ibyo yasize mu rugo. Ubwo rero umugabo uza gusesagura hanze iwe bitameze neza n'ubundi ntacyo aba afite, kuko ntago ntuzi waza kungurira inkoko iwawe wabuze igiceri 200 bigura umunyu, ntago bibaho. Abagabo rero baba bafite amafaranga bakaza wenda bagasesagura hanze, nuko abagore babo ntibaba banyurwa, baba bakora nuko bashoboye. Uvuze akantu keza ati kituma kenshi abagabo bakunda kujya hanze ni keya, ni icyubahiro, ni iki ubona hari icyo umugore ufite umugabo ashobora gukora kugira umugabo ntagende? Rero reka nkubwize ukuri aha ngo subize. Umugabo nubwo wagira gute, nubwo waba hano harabana, reka mvuge gake. Umugabo nubwo waba ukora iyo bwabaga bwose ukamukorera buri kimwe, yavuga ngo ugomba kuba indaya y'umugabo wawe. Nubwo waba indaya y'umugabo wawe, umugabo wawe ntabwo bizamubuza kujya hanze. Ntago bibaho. Si bose. Mbabarira umenera akabanga ubundi ngewe sindanashaka. Nutuwe turungo muvanga vangira abagabo ku buryo iwe mu rugo abura amahoro akaza kukureba. Je nubwo ndi kubwira sinigurisha ntabwo ari. Oya n'urugero turi kwiganira. No kuvuga ngo nakubwiye ngo umugabo wese akunda icyubahiro. Yego. Wowe nimba utashye ntubone ibikwiriye, wanahaha ntushimwe, wanagura uwo mwambaro tirekada ibingibi wapi, umugore agahora ari muri impaye matanyurwa n'ibyumuhaye, ujya ku muntu uguhaye amahoro. Kandi nako bimeze. Uzarebe umuntu wabyaye abana benshi aba afite abana azi neza, ku buryo ushaka kubeshya umwana ati uyu nguyu niwe wafashe igicaro ati reka bise bibaho. Oye buri wese rero agira kamere, kandi nanone nubwo abagabo atari bose bashobora kuba baca abagore babinyuma, uko byagenda kose umugabo ntago yakurongora wenyine. Icyo abagore baba barusha abakobwa wenda cyangwa abandi batarashaka ni impeta baba barambitswe no kuvuga ngo ari mu rugo ku mugabo, ariko ntago yakurya wenyine. Ako kantu uvuze ngo ntago umugabo yakurongora wenyine? Ntago yakurongora wenyine. Kubera iki se? Ubwo rero n'umugore wawe ntago wamurongora wenyine, ugomba kugira abo mu Kigali wisheye. Ndi kuvuga kubijyanye n'urugo nyine. Ntago umugabo abagore iyo bashatse ntago bashobora guca abagabo babinyuma. Buriya umugore waguciye inyuma afite urugo yubatse urugo ubu udashobotse muri gahunda ubudashobotse iyo yafashe umwanzuro. Ariko ari byo uri kuvuga simbyumva, nuko udashobora cyangwa nuko udashobora. Aho ngaho ubu uri umugabo udashoboye kubaka urugo hagati yawe n'umugore wawe. Abagore iyo bubatse biragoye kuba baca inyuma abagabo babo, ariko abagabo ukwezi ni kwishikwa honeymoon kurangiye, kuko abasize indege nyinshi hanze. Ngaho mukomeze nizo ndege zanyu. Ubwo abagabo bose bashenjejwe gucana inyuma. Abagabo baca inyuma pe, ahubwo dusoza ikiganiro kuko nambaye imikara izuba riranyishe. Abagabo bose nizo uretse ubwo se ubwo nutubeshyeye twese. Okay, babeshyeye bamwe na bamwe. Biramuzajya uvuga ibintu ikiza wajya uvuga bamwe na bamwe. Ni bamwe na bamwe. Ariko nababwe abagabo bose si kimwe, ariko benshi 100%. Yego. Abaca abagore babinyuma ni benshi. Okay. Kandi bifite igihamya. Oya ndagifite. Teta dusoza ijambo rimwe ku bagabo batera inda bakigendera. Mane nzakomeza mbigarukaho kugeza ryari. Ntago nabajudginga mwese kuko ntago nzi impamvu wihakanye iyo nda, ariko nimba uzi ko wayiteye byanyabyo ukihakana inda imbwi kurusha agaciro. Okay, ijambo rimwe kuba female kuko hano nibwo bwa mbere uhicaye, urumva ababwira nimba uri mu female ifate ugende wigurira akantu kuko urashoboye.
Teta reka tugushimire watanga nimero zawe wakwifuza kuvugisha yakubonera. Yego 08 11 2 6 2 9 2. Bye. Asante sana.